ikinamico rangurura usobanukirwe n'imikoreshereze ikwiye y'imbuga nkoranyambaga. Karibu Songo yiyemeje gukorera Uwera nk'uwikorera. Vestine wakomeje kwinyiga Munyankindi ngo amugirire imbabazi. Azazimuhase kurikira ikinamico rangurura. Ibyo ni ibiki yemwe ba? Agatako? Karame mama, ese byagenze bite kuvuga wongorera? Ahubwo nawe vuga buhoro. Sinshaka kukanguraza. Iki gihe mama, ubusanzwe zisaha ntaba yagiye se? Aracyaryamye yewe. Yarayatashye atinze anananiwe nyine ngira amahirwe ntiyagira icyambaza. None ndagira ngo akanguke nagiye. Ariko se ubuzamunga kugeza ryari koko mama? Simbizi mwana wa, genda ubwire barumuna bawe bitegure badasakuza. Ntihagire nuwongera kugira icyo atura hasi. Ariko uziko wigize umupfapfa mwana wa, nk'ubwo buseka iki? Aha, yaba warebaga inyuma yawe wamenya icyo nseka. Yego komana yanjye Munyanki, mbese mwaramutse? Ngwino tuvugane ndagushaka. Nukuri ndacyagusaba imbabazi Munyanki, ndabizi nararangaye barantuburira kandi nta kindi navuga uretse kugusaba imbabazi pe. Impamvu nyine ubona nzinduka gutya ni ukugira ngo nkorere amafaranga ndebe ko yazagwiranya kwishyura, ariko nyine gutuburirwa ntibikurure umwuka mubi hagati yacu ngo bidindize n'iterambere ry'urugo rwacu. Ibyo wari kuba bitekerejeho mbere yo kugira ngo ufate icyemezo cyo kugira ngo wohereze uriya muntu amafaranga utanamuzi. Kuko ngo wamubonye ku mbuga nkoranyambaga gusa. Nta makosa akomeye. Ndabizi ko ntashishoje rwose, niyo mpamvu nyine nkomeza nkusaba imbabazi. Vesti, Karame, mbaye nkubabariye ariko rero murakoze cyane Munyankindi we, Imana iguha umugisha. Ariko uhereye none ndeye ngo ubimenye neza kutagomba guhubukira ibintu byose uhuriye nabyo ku mbuga nkoranyambaga, kuko byose ntabwo biba ari ukuri. Mwijeje ko rwose mbere yo kugira icyemezo icyo ari cyo cyose mfata ku makuru muri nayo ku mbuga nkoranyambaga, nzajya mbanza gushishoza, gushungura, kugisha inama pe, kuko ndi umutangabuhamya w'ubushukanyi nahuriye nabwo ku mbuga nkoranyambaga. Wera we, ngira icyo umpamagariye njya gufungura supermarket y'abandi. Ariko wowe uzajya uca imbere y'umuryango buryo utanansuje koko? Nyumvira Uwera ni ukuri, uko mpanyeze ko nsanga uhuze se. Yewe, impamvu mba mpuze nayo uba ugomba kuyimenya ariko. Aha, abakiriya usigaye ugira, si gusa umenya waracishije igiti. Mbiswa mama we, ngewe byo simbigenderamo. Ni ukuri mbwira ibanga usigaye ukoresha. Ahubwo se siwe wankoreye umuti? Ngiye nagukoreye umuti guto we. Umuzana Karibuso. Erega Karibuso nari imuzi, uko supermarket nkorera yatangiye guhinda ari uko boss banjye nkorera bamwegereye akatwamamariza. Ewe, yankoreye neza kandi ndabyishimiye. Ariko nyine yambwiye ko ngomba kumwongeza amafaranga. Ko numva gukorera neza se, kumwongeza hari ikibazo we? Uzi ko utari umucuruzi we? Umuntu yakubwira ngo nyongeza ugahita ubikora ako kanya. None se Uwera, nutubahiriza ibyo Karibusa gusaba agahita ahagarika kukwamamariza, urumva bitazasubiza inyuma papeteri yawe? Ariko se usinamenyekanye we? Waramenyekanye kandi uracyamenyekana kubera akagushyira kuri izo mbuga nkoranyambaga, ariko aramutse akuvanyeho mu gihe gito wakwibagirana pe. Inama nakugira rero ni ukumvikana na Karibuso agakomeza kukwamamariza. Urakoze Anne Marie, inama ungiriye ndumva ari nziza. Mugani sinareka Karibuso gutyo gusa kandi yarangiriye akamaro. Ahubwo ndaje muhamagare tubyumvikaneho. Nukuri urankanze mama. Atari ubo washyize ubwenge bwose se n'umutima mu ndorerwamo wireba? Nukuri mujye mwihangana nimuza mu cyumba cyanjye mukomange. Banza umbwira aho ugiye kuko nkurikije uko wisiga ushobora kuba utari bugarukire hafi aha mwana wawe. Ngiye kureba Agatako mama. Wazinduwe no kujya kwirirwa wicaranye n'uriya mukobwa wa Munyankindi mureba amafilime? Oya mama, reka ibyo ujye kunshururiza se nyine. Ngo hari gahunda yihutirwa ngomba kurangiza kandi imbuto naranguye nazo zigomba gucuruzwa. Ariko bw'iyo gahunda ufite igihe gutuma mbuza amahirwe yo kwibonera akazi koko? Wowe ubona akazi ukabona he? Agataka afite amakuru yuzuye y'ikigo kigiye guha akazi urubyiruko, urwarangije ayisumbuye n'urwayacikirije. Reka ibyo ujye kunshururiza wa mukobwa we. Uyu munsi nibwo hakurigiye ku isoko rya Buganwa harimo isoko ry'amatungo. Ngiyeyo gushaka ingurube ya Natani. Yego. None se papa yigeze akwemerera kuzana indi ngurube hano? Ko mperuka yarabyanze mama.
yarabyanze ariko sinzabura uko mbigenza. uzabigenza ute uzi ko papa yakubwiye ko hano haguma iriya ya munyankindi yonyine mama urashaka gukurura amakimbirane hano papa uramuzi icyemezo yafashe kiba ari icyo. Ibyo se birakureba ariko uzi ko wagira ngo sura mundusha kundwa. Simukurusha ariko nanjye ndamuzi cyane. Inama nakugira no gusubiza amafaranga y'abandi ibyo kugura ingurube ukabereka. Ubundi se kugucururiza ndabihuza nte no gushaka amakuru y'akazi agatako yambwiye koko. Ariko ubundi ayo makuru yabazaho akazi urwo rubyiruko uwo mukobwa yabwiwe nande? Yayakuye ku mbuga nkoranyambaga. Ubwo ayo makuru urayizeye neza kundwa? Nyine niyo mpamvu nshaka kujya kumureba nkamenya ibyayo neza. Urumva nayizera ntese naranaganira n'uwayambwiye. Mwabana mwe muramenye mujye mushishoza ku makuru muhurira nayo kuri izo mbuga nkoranyambaga. Dore ubushukanyi bwabaye bwinshi, ni ugushishoza no gushungura mukamenya ukuri kw'ibyo musanze hanze. Ariko bashoferi mwabayimwe uragira ngo ngungire munsi y'umuhanda. Dore mbese garase wawe impungira munsi y'umuhanda ngo ngwino ngo tware karubusowe. Ese niwe munyanyi? Ngewe nyine. Kuri yo sanga rundi muntu wasatiriye twari buserera ntabwo ari kunyine. Erega sine gusatiriye kubera indi mpamvu. Hago nagiraga nyine ngo ngutware nkwigize imbere kabisa. Ese ugira ngo aho ngiye simageze. Ese hari icyo nkwigije imbere ugira ngo ubwo ntiwabucumye urugendo. Okay, ntacyo. Uraho ariko uraho cyane. Ngaho reka nicare muri imodoka yawe. Nayumve nyine. Ntundi nari maze iminsi ngushaka dore nari narakubuze munyanyi. Reka rwose ushaka warambuze. Icyane. Konzi ko naheruka gukora hanze ya Buganwara. Nyamara iyo ngeze nk'ahari ukunda guparika akenshi nsanga udahari. Ubwo huza n'amasamba najya gupakira imyaka nayejyanye mu mujyi cyangwa se hari aho bandangiye nkajya kuyipakira n'ubundi. Ntibyashoboka. Ntuzi uranshakira amahoro kari busowe numva nteye amatsiko. Burarira umunyankindi. Ndakumva. Ushobora kumbona gutyo utanzi neza jewe. Nakuzi neza? Cyane. Gute se? Ngewe karibuso buriya ndi umuntu w'umusherisheri, uzi utuntu twinshi yaba mu bucuruzi, yaba mu ikoranabuhanga, yaba kwamamaza, mbese aho wanjyana hose ngiye karibuso najyayo. Reka da. Nkaba rero naragize igitekerezo cyo gukorana nawe munyankindi. Ngiye munyankindi? Cyane. Gute se? Wowe rwose. Kuko nawe mbona uri umuntu w'umushabizi. Iyo ubonye ugukodesha agiye kwimuka ujye ukamutwara. Wabona uranguza imyaka yejeje ukabura yiranguye ugiye kuyicuruza. Wabona ushaka kujya kugurisha iye ukabura mupakiriye aragukodesheje. Mbese twakorana bikagenda neza. Twembi turabashereshere pe. Twakorana rero. Karibuso ndakumva. Ubivuze ukuri burangiye munyankindi nta faranga nyansubiza inyuma. Iri nibyo nakubwiraga. Niyo mpamvu twakorana bigakunda rero. Byuvuga nabyumvise habo twakorana duti wijya kure munyankindi. Yego. Urugero rutari kure. Yego. Uyu mugore witwa wera ufite papeteri hano haruguru ntumuzi. Uyo ndamubona rwose. Yamahikira ka cyo kumwamamariza business iri mu marembe. Haburaga akantu kangana gatya amara ngo afunge imiryango. Kagira inkuru rero. Ariko ubu naramwamamaje abahehe na he abo hakurya no hakuno baramumenye. Asiga hamagarwa n'abantu b'imihanda yose. Akabohereza ibicuruzwa. Numva ukomeye se. Ngiyewe nziranye n'abanyamakuru batandukanye kandi bafite ubuhanga mu kwamamaza. Uruvugisha ukuri? Yaba bo ku mbuga nkoranyambaga, ku maradiyo atandukanye, abo ku mateleviziyo. Uwera niwe ubizi natumye adafunga imiryango none papetere irahindira hejuru. Yewe karibuso. Wenda reka twiganire gatoya. Ndakumva munyanki. Ndi umugore wakomeje kuvuga rero. Najyaga mbabona na sinkeke ko ari business murimo. Abonye nkajya nguri kwibariza. Munyanyi ubwo mbaza iki koko? Mubaza iby'abagabo bazabagore. Reka ni business gusa. Bafite hose n'ubundi ko mwimbi muri abantu bakuru. Kandi akaba nta mugore ufite nawe akaba nta mugabo. Ubu ndakeneye umuntu kumarira ngo wa musaza we. Karabaye niko se mada. Aha naho ukurura iryo tungo. Ni wowe Anise ubuse ndakubajije nturava he ukajya he ukururwa n'ingurube. Iyi nyine yanduhije cyane Anise none se uzi kuyikurubana kuva mu isoko ry'amatungo. Umva rero express twumvikane. Ubu utavuye kugura iyo ngurube ngo uyizane mu rugo rwacu. Uranyumva? Uzi ko nari kwihanangirije. Urumva se narenga ku byo twavuganye nkayizana koko none ko wumva uvuye kuyigura uyerekeje he? Urumva nanze kwica isezerano ry'umuntu wangiriye icyizere akanyohereza amafaranga ngo mugurire utungo nuko njya kuyigura ariko sindi buyijyane mu rugo pe.
nyine urayijyana he? kwa nyirayo. Nyirayo ninde? Nyirayo ni Natani. Ubu iyi ngurube uyijyanye kwa Natani? Cyane rwose. None se yari yagusabye kuyimwororera kuko yari afite aho ayororera? Ibyo biramureba. Icyangombwa nuko nguzi itungo yantumye aho kugira ngo azankwirakwize mu binyamakuru anyita umuhemu wamwemereye kumugurira itungo sindigure. Okay. Ariko nyine hagati aho mfite akabazo sheri wanjye. Nubwo nkubwira ko nyijyanye kwa Natani ubu duhuye mushakisha kuko nageze aho yahoze atuye bambwira ko yimutse kandi nayobewe aho yimukiye. None ubwo ndagira ngo mumfashe gukomeza gushakisha aho Natani yimukiye nkamushyira ingurube ye cyangwa mukaba mwihanganye iminsi mike ikaba iri mu rugo hamwe n'iya Munyankindi. ubwo ntiwumva ibyo utangiye wa mugore we? Ibikiza ko wari ubizi neza ko naguhakaniye nkagutsembera nkubwira ko iyo ngurube tudafite aho kuyororera. Kuki wabirenzeho ukajya kuyigura? Kumenya nsanze ugiye we. urabona ko nari maze kuzimya amatara ngiye gufunga papeteri yanjye. Nari mfashe icyemezo cyo gutaha. Yewe urebye n'umuntu ntindije rwose twagombaga kumarana iminota 15 yonyine none birangiye dore yikubya gatatu. Urumva rero ko iyo usanga natashye ariwe wari kuba biteye isaha twahanye urengejeho iminota myinshi none watumye bunyiriraho. Yewe mbabarira rwose we, ariko niba unafite ubwoba bw'icyo mwahurira mu nzira ndahari ngo nkuherekeze nkugeze imbere y'umuryango iwawe. Karibu sawa ibintu byose bizana mu rwenya. We n'ukuri ni ikiru cyo kuguherekeza nakiciye we. Ibyo bireke tuvugane birebana n'akazi. Mu by'ukuri akazi wankoreye karivugira. Kuva aho utangire kwamamaza papeteri yanjye ku mbuga nkoranyambaga nabonye abakiriya. Rwose ubundi we Karibuso wa nyawe rero. Uziranye n'abanyamakuru b'ingeri zose, aba televiziyo, aba radio, abo ku mbuga nkoranyambaga, aba ibinyamakuru byandika bose turakorana. Rero natekereje mbona ko udakwiye guhagarika akazi ko kunyamamariza kuko ntakongeje. Mpitamo kuguhamagara ngo umbwire ayo wumva ushaka gukorera ariko nyine nawe ntukabye. Muri make mbwira agahimbaza musiki nakongeraho ariko ukomeze unyamamarize. Sibyo? Uravuga neza mama we. Karibuso mbwira dore usanze nshaka gukinga ngo ntaye. Urabizi se? Ibyo kunyongeza birecyuwe. Rwose wewe kubera iki se kandi Karibuso nkubwira ko akazi wankoreye ngashima cyane. Uzira ikindi nisubiyeho. Karibu ndakwinginze ntureke kunyamamariza. Yego ibyo kukongeza nabanje kutabyumva ariko impamvu naguhamagaye nuko nzi kumfatiye runini. Mbwira yo ushaka nzemeranya shaka. Kandi nkubwira ko ibyo amafaranga nabiretse. Basi se nawe bikugoye wanyigishije uko bigenza nkajya mzikorera. Izo mbuga nkoranyambaga ukoresha ukazimbwira ukampuza nabo banyamakuru. Urabizi se? Namaze kubona ko wowe uri umugore ukunda umurimo. Umugore ushishikarira gukora bityo ngiyewe Karibuso nk'umuntu w'umugabo sinkwiye kukungukamo ahubwo nkwiye kugufasha kwiteza imbere we. Ibyo uvuga n'ibiki Karibuso? Uretse no kwamamariza ahubwo ubu business yawe ngiye kuyigira nk'iyanjye. Ngera ahantu hose nyiririmba ku buryo n'abatayizi bazayimenya. Nzajya nyamamaza nk'ari yanjye bwite. Koko se? Cyane rwose. Ngewe nzungize Matiyasi uzwi ku kazina ka Karibuso. Ndaje matwika ubundi hashyakongoke. Umunyamakuru wese tuziranye ufite urubuga azajya atangirana ikiganiro n'itangazo ryamamaza papeteri yawe. Ubu se nagushimira nte Karibuso we? Wari washimira se ahubwo utaragaba amashami hirya no hino. Ndashyiramo ingufu ku buryo mu gihe gito uzaba ufunguye n'indi miryango ibiri mu migi itandukanye. Iko numva ibyo uvuga ari nk'inzozi wa mugabo. Ni mama mbanguroga. Karibuso atewe n'iki kureka amafaranga akemeza kuba umukorerabushake.